Uyu musore yari umuntu utazwi na gato ku ishuri, ariko yakoze diri idasanzwe n'umukobwa ukunzwe kurusha abandi. Ibyo byahinduye ubuzima bwe burundu. Uyu musore yitwaga Ronnie. Ni umusore w'umunyabwenge cyane ariko utazwi ku ishuri. Nta nshuti nyinshi yari afite kandi nta nubwo yari akunzwe cyane ku ishuri. Ku rundi ruhande hari umukobwa mwiza cyane bitaga Paris. Ni umukobwa ukunzwe cyane ku ishuri, mwiza, uzwi kandi buri muntu wese aba yifuza kuvugisha. Umunsi umwe Paris yagize ikibazo, imodoka ya nyina irangirika. Ntiyashakaga kubibwira ababyeyi be, ntabwo yashakaga ko ababyeyi be babimenya. Ronnie abona ayo mahirwe aramubwira ati, ndagufasha kuyisana, ariko ugomba kuba girlfriend wanjye byibuze nk'ukwezi kumwe. Paris arangije arabyemera. Bari kumwe nk'abakundana. Ronnie ahita ahinduka umuntu ukunzwe cyane ku ishuri, ariko ikibazo ni uko Ronnie yatangiye kuyoberwa uwo ari we, atangira kwitwara nabi ashaka kuba cool cyane. Paris abona ko Ronnie atakiri wa wundi, aramureka. Ronnie asigara wenyine, inshuti ze zose ziramutererana. Ronnie amenya ikosa rye, agaruka kuba wa muntu mwiza yahoze ari we. Paris abona impinduka, bombi bongera kwegerana. Iyi filime itwigisha ko kuba uwo uri we ari byo by'ingenzi, kuko urukundo nyarwo ntirugurwa. Ntago wabona amafaranga warugura uvuga ati uru rukundo nduhaye igiciro iki n'iki. Wapi, urukundo ntirugurwa. Umuntu ashobora kukubwira ngo umpaye amafaranga ya n'aya ngo twajyana, ariko nyamara uwo nguwo ntago aba agukunze, ahubwo aba akunze ayo mafaranga ufite. Niyo mpamvu nta kintu wagura urukundo.